ngomba kuba nagusiga hano, ntabwo ngomba kuba najyana nawe, papa wawe ntabwo agushaka, papa wawe ntabwo agushaka mu rugo habe na gato, niyo mpamvu wa mwana we ugomba kuguma hano, ntabwo ngomba kujyana nawe rwose, sigara hano, kandi rwose muri njye sinshaka kuba nagusiga, ariko rwose nta kundi kuntu nabikora, nta wundi mwanzuro mfite muri njyewe, ugomba kuba waguma hano. Umubyeyi yataye umwana we mu ishyamba, umubyeyi yataye umwana we arangije amusiga hano. Ubwo umwana atangiye kuba yavuga ati mama wanjye wigenda. Disi akana katangiye kuba katabaza mama wako kati mama ndakwinginze basi vuma nuri hano hantu, mama winsiga njyenyine. Umubyeyi ataye akana kewe, ibintu ntabwo bishoboka. Umubyeyi yafashe umwana we amuta mu ishyamba kandi wenyine. Ngo Disi barakwereka ubwo akana kagakomeje guhamagara mama wako. Disi kubw'amahirwe barakwereka wa mugozi wari uhambiriye ka kana wahise ugwa. Akana Disi kabasha kuba kava muri wa mugozi. Ngo akana barakwereka kuko kamaze kumanuka gafashe igipupe cyako ndetse gafata na marete yako, gatangira kuba kagenda kavuga kati mama wanjye winsiga njyenyine. Ngo akana Disi barakwereka kakomeje kuza kiruka kavuga kati mama ugiye hehe, mama ntabwo ufite kuba wansiga njyenyine muri aya mashyamba, hano hantu ntabwo mpazi. Ndagira ngo barakwereka ko akana gakomeje kuza. Ahangaha hari moto yari irimo kuza, akana kaje karangarira igikapu. Ahangaha hari moto yari irimo kuza, akana kaza karangariye igipupe cyako. Kumbi barakwereka moto itarakageraho, kakana hari umuntu wese ugafata agakura mu muhanda. Ya moto nayo irakomeza iratambuka. Ubwo akana wa muntu wagafashe yakomeje kuba yakitegereza. Kumbi barakwereka mama w'akana nawe Disi yaje ari kurira. Bigaragara nkaho ibintu akoze atashaka kuba yabikora, kuba ataye umwana we mu ishyamba, bigaragara nkaho rwose atari we wabishakaga. Ngo yakomeje kuba yavuga ati mwana wanjye ntabwo nimvishe ukuntu umwana wanjye musize mu mashyamba wenyine, ntabwo ndimo kubyumva. Ati gusa mwana wanjye umbabarire, nagombaga kubikora, byose ni ukubera papa wawe. Kumbi barakwereka ahangaha barakwereka rwose ngo badusubije inyuma gatoya, barakwereka papa w'akana ahangaha yari yagiye mu gikoni, sinzi ukuntu yagize gutya aba aribaze. Ubwo rwose yakomeje kuba yavuga ati ese nibaga gute wa mugore we, gute njye njya mu gikoni ndi umuntu w'umugabo, reba ukuntu nigize, njye rwose nditwitse. Ati ibi byose ni ukubera wowe. Ati wari uri hehe? Umugore ati mugabo wanjye umbabarire rwose, nari ndi hariya rwose ndimo kwita ku mwana. Ati gusa umbabarire mugabo wanjye nkunda. Ubwo barakwereka nyuma yahise avuga ati ariko umwana uhora undatisha, ati reba nk'ubu reba ahantu amasaha ageze ntararya. Ati ibintu byose nta kintu na kimwe ukinkorera, usiga uvuga ngo urimo kwita ku mwana wawe, urimo kwita ku mwana wawe. Ati rero wa mugore we maze kuba naguhaga, ugomba guhitamo hagati yanjye n'umwana wawe, ugahitamo umuntu umwe. Ati ugahitamo uwo ukunda, kuko rwose kiya zose wankuriraga usigaye uzihiriza umwana wawe. Ati ugomba guhitamo hagati yanjye n'umwana, ugomba kuba wahitamo. Ubwo umugabo ataragenda umugore se yamugarura avuga ati mugabo wanjye urabizi ko ngukunda, urabizi ko ngukunda cyane, ati ndakwinginze mbabarira. Umugabo ati oya, ugomba guhitamo hagati yanjye n'umwana wawe, ugahitamo ese ninde ukunda cyane kurusha undi, kuko rwose ubundi ni gute umuntu w'umugabo ngiye njya mu gikoni. Ati ahubwo rwose teka vuba vuba ngiye ngaruke nirire. Uyu mugore atangiye kuba yamusaba imbabazi Disi avuga ati mugabo wanjye ndagusezeranya ko rwose ibi bintu ndibuze kuba nabikemura rwose. Umugabo ati wabikemura utagira, ugomba kumenya umuntu ugomba kwitaho cyane kurusha undi. Ati rwose ugomba kumenya ko hagati yanjye n'umwana ugomba kwita ku muntu umwe, ntabwo twese watwitaho ngo bikunde. Disi umugabo akimara kumubwira ayo magambo, umugore Disi yasigaye hano, umugore yari yabuze icyo akora. Umugore rwose byari byamucanze. Umugabo avuga ati reba rwose njye ni gute njya kwitekera ndi umuntu w'umugabo. Ati rwose ndanigende kandi cyangwa bamaze guteka wa mugore we. Uyu mugabo atangiye kuba yafuhira umwana we. Narumvishe ngo abagabo bameze gutya barahari, ngo abagabo bafuhira abana babo, ariko ibi ntabwo ari ibintu bikwiye. Umugore Disi yatangiye kuba yarira avuga ati se noneho kuri inshuro ndibuze gukora iki, ese ndibuze kuba nabigenza gute? Kumbi barakwereka reka noneho tugoreka nanone hakuno.
ubwo barakwereka wa mugore yari afashe imyenda arimo kugenda, ubwo sinzi ukuntu yakubitanye n'umugabo wiwe. Ubwo umugabo yaravuze ati bimeze bite, iyo myenda uyijyanye he, urimo kujya he? Ubwo umugore yatangiye kubambwira ati rwose nari ndimo kugenda ngiye kuba namesa iyi myenda, nanjye ngiye kuba namesa. Umugabo ati cyane rwose gira vuba umese, nanjye uze kuba wamesera kuko nanjye imyenda yanjye irasa nabi. Ubwo umugabo yavuze ati ariko rwose ntago ndibuze gutaha vuba, ndibuze gutaha mu gitondo, ngiye kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye. Ati ndibuze gutaha mu gitondo, ati ahubwo rwose n'ufite amafaranga aho ngaho mpereza rwose ngiye kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye kuko ndibuze gutaha mu gitondo. Umugabo disi yatangiye kwaka umugore udufaranga yakoreye. Ati gira vuba vase nyine mpereza amafaranga wakoreye, mpereza amafaranga ngiye kuba ndi kumwe n'inshuti zanjye nifatira kamwe. Ngo disi umugore atangiye kwisakasaka, yamuhaye udufaranga, aravuga ati akira utwo dufaranga nitwo twonyine nari nsigaranye imbere n'inyuma. Umugabo yafashe amafaranga arangije ahita acaho. Ubwo umugore disi nawe, umugore disi yari ari mu gahinda gakomeye cyane. Ubwo barakwereka uko umugore yakamaze guha amafaranga umugabo we yafashe ya myenda. Ndagira ngo ukurikirane filime ibyo umugore agiye kuba yakora. Yafashe ya myenda arangije ayizana ahangaha. Ya myenda umugore yaratubwiye ko agiye kuba yamesa. Aho kumesa ya myenda yatangiye kwitegereza imyenda disi n'imyenda y'umwana we, yatangiye kwitegereza arimo kurira cyane. Uyu mugore bigaragara ko atishimye, ndetse n'aka gapupe k'umwana byose yarabyitegereje. Aka gapupe ndagira ngo murakibuka niko twatangiranye umwana afite. Ngo atangiye kuba yafata ya myenda atangira kuba yayishyira mu gikapu. Nahanga umugore yakuye umwanzuro wo kugira ngo ajye guta umwana we. Disi yafashe ya myenda atangira kuba yayipakira mu gikapu cy'umwana. Yo, disi ko yakamaze kubipakira ndetse afashe n'agapupe k'umwana. Yo, disi umugore yarabyibukaga akarira, harimo kubyibuka akarira, akavuga ati ariko rwose nta kindi kintu agomba kuba nakora. Ati rwose ibyo nakoze ntabwo ndimo kubyicuza, ibyo nakoze nagombaga kubikora. Umugore akomeje kwikomeza avuga ati nagombaga kubikora, rwose nagombaga kubikora, ngomba kwiyumvisha ko ibintu nakoze byari bikwiriye, atabwo rwose muri ngiye ngomba kuba nakomera. Barakwereka rwose wa mugore yakomeje kwikomeza avuga ati rwose ibintu nakoze byari bikwiriye. Ubwo barakwereka rwose ko yakikomeje yaragiye. Barakwereka reka noneho tugaruke hano, ubwo haciyeho imyaka myinshi. Barakwereka rwose ahangaha rwose hari umugabo ndetse n'umusore bari bahagaze. Ubwo umugabo arimo kubwira umusore ati wa musore rwose umaze gukura bihagije, wize neza, ufite ubwenge, ndetse rwose ubu ngubu uri umuntu w'umugabo. Ati ubu ngubu rwose nicyo gihe ngo uzi kuba wakora mu nganda zanjye. Ese uyu musore ninde? Uyu mugabo wese ninde? Ati rwose nicyo gihe rwose ngo mbashe kuba nakwangaje mu mwanya mwiza, ube wakora mu nganda zanjye, rwose ubashe kuba wazibera umuyobozi, kuko kano kanya umeze nk'umwana wanjye. Yego ntabwo tuvukana mu maraso, ariko rwose uri umwana wanjye rwose, kuko narakwirereye, naragutoraguye ndakurira. Uyu mugabo nawe yatangiye kuba yavuga ati uyu musore, ati rwose nanjye ngufata nka papa wanjye. Ati rwose niyo mpamvu icyubahiro cyose ndetse n'uburyo rwose urimo kunshyira mu myanya ikomeye ndimo kwishima cyane. Ese uyu musore ninde? Ndagira ngo dukomeze dukurikirane filime. Ngo rwose barakwereka tuvuye kuri uriya musore, barakwereka hano hari umukecuru wari uhari, umukecuru ushaje cyane. Rwose barakwereka uko yakaje ahangaha, yaje rwose ubona ko ari umukecuru ushaje cyane. Ndagira ngo dukomeze dukurikirane filime ntibe yaducika. Uyu mukecuru wese ninde? Uyu mukecuru nawe ni ubwa mbere tumubonye. Ngo rwose barakwereka umukecuru yagize hano, abona hari ahantu barimo gutanga akazi. Yaravuze ati ngomba gusaba akazi hano rwose, akazi ko mu rugo. Atari ko rwose ndabona nsa nabi, reka n'imanzi nihanagure mu maso hanjye, ndabona mu maso hanjye hasa nabi, umuntu ngiye gusaba akazi. Ntago ari ahantu baza kumpa akazi nsa nabi. Barakwereka wa mukecuru rwose yakuyemo uturinete twiwe, atangira kuba rwose yakara mu maso kuko yasaga nabi cyane.
ndagira ngo filime nize kuba yagucika. Barakwereka rwose ko umukecuru akarabye mu maso avuga ati reka nkarabe mu maso ngiye kuba nasaba akazi. Ko yakarabye mu maso rwose neza agakarabye mu maso, yarongeye rwose afata uturinete twiwe ariyambarira. Ni umukecuru urimo gushaka akazi, ni ubwa mbere tumubonye. Kaze dukurikirane filime. Barakwereka yaje ahangaha, yatangiye kwinjira muri rwa rugo barimo gutangamo akazi. Kombi barakwereka ndagira ngo ukurikirane filime. Barakwereka ahantu wa mukecuru yinjiye, wa musore, uyu musore ni ka kana twatangiranye gatoya mama wakarimo kugata. Uyu musore yarakuze, niwe wakuze. Ahanga arimo kureba amafoto yiwe akiri umwana ndetse ari kumwe na mama wiwe. Ubwo barakwereka uyu mukecuru avuze ati nigeze ko mama avuga ngo mushaka akazi. Uyu musore mu guhindukira yarebye umubyeyi arikanga, akimara kwikanga yisata ya mafoto hasi. Ubwo umukecuru agira ngo yuname abashe kuba yatoragura. Uyu musore aramubwira ati wikwigora, ndivuze kuba nabyikorera, wikwigora rwose. Ubwo barakwereka bakira aho ngaho, barakwereka utwakwita nka papa w'umusore cyangwa se umwe wamutoraguye yaraje. Ngo umusore atangiye kuba amusoma ati uyu nguyu arashaka akazi, ateraje hano ngo tubashe kuba twamuha akazi. Ubwo barakwereka uyu papa w'umusore yatangiye kuba yavuga ati ntaribi rwose nimba ashaka akazi, ntaribi akazi karacyahari. Ati naba agiye hanze gatoya tumanze turebe koko nimba akazi agakwiriye. Ubwo wa mukecuru bamubwira ati mukecuru ibusohotse gatoya turaje tuguhamagare turebe koko nimba akazi ugakwiriye cyangwa se nimba umwanya washakaga ugihari. Ubwo barakwereka uyu musore, uyu mupapa w'umusore yaraje atangira kuba yavuga ati bimeze bite musore wanjye kumbona umeze nk'umuntu ujagaraye. Ubwo uyu musore atangiye kuba yavuga ati uriya mukecuru uri hariya, uriya mukecuru ndamubonye neza ndamwitegereje, ni mama wanjye, ndamubonye ndamumenya, n'umwe wanaye kera nkiri umwana, n'umwe wanjugunye. Ubwo barakwereka uyu papa w'umusore yatangiye kuba yavuga ati ese noye kubira ari mama wawe kubera ko utumye asohoka, ati reka nze tumuhamagare. Umusore ati oya wimuhamagara, ntabwo nshaka amenya ko ari njyewe, ntabwo nshaka ko amenya kuko rwose aramutse amenye kandi ari umubyeyi wanjye yanaye, ntabwo rwose nabikunda rwose, ntabwo nshaka ko amenya nonaha, wenda azamenya ikindi gihe ariko atari ubu ngubu. Ubwo umusore atangiye kuba yavuga ati mama wanjye ndashaka kumenya impamvu yanaye, ati nzamwibwira namaze kumenya impamvu yanaye. Ese ni ukubera iki yafashe umwanzuro wo gufata umwana we yibyariye mu nda akabasha kuba yamuta. Ati rwose ahubwo ikintu nshaka ndashaka ko mama wanjye tumuhereza akazi, tugiye kuba twamuha akazi, ariko nyuma yuko tumuha akazi ntabwo turi buze kumubwira ko ndi umuhungu we. Ngo rwose barakwereka papa w'umusore aravuze ati nta kibazo rwose reka ngende murebe mubwire ko akazi tugiye kuba twakamuha, ariko rwose umwana ntabwo ndi buze kuba nabivuga. Ngo barakwereka rwose papa w'umusore yaraje, uwo twakwita nka papa w'umusore yaravuze ati nta kibazo rwose tumaze kuba twacekinga umwanya wawe w'akazi uracyahari. Ati ufite akazi rwose ugiye gutangira kuba wakorera hano. Uyu mukecuru we ntabwo yari yamenye ko uriya ari umuhungu we. Ubwo rwose uyu mukecuru yavuze ati nta kibazo rwose murakoze cyane kuba mumpaye akazi, murakoze cyane. Ati nanjye rwose akazi kanyu nzagakora neza kandi rwose ntabwo nzabatenguha. Uyu mukecuru icyo atazi cyo nuko agiye kuba yakorana n'umuhungu we. Uyu mukecuru ntabyo azi, gusa umuhungu akimara kumubona byo yahise abimenya, yahise amumenya. Uyu muhungu yasigaye hano rwose byamucanze. Barakwereka papa yaraje aravuga ati musore wanjye yahangane, wumva ukomeye rwose, biriya ni ibintu ugomba gucamo. Uyu musore ati ntabwo nzi ukuntu ndibuze kwibwira mama wanjye, ntabwo nzi ukuntu rwose ndibuze kumbwira ko ari njye muhungu we, ntabwo nzi ukuntu ndibuze kurebana na mama wanjye yarabashije kuba yanta. Uyu mukire cyangwa se papa w'umusore yarabyitegereje. Uyu musore ati rwose mbaburungira inama, ndibuze gukora iki? Ese ndibuze kumubwira iki? Ati gusa hari nakomeza kuza gukora hano ari ngo nzabona imbaraga zimwibwira, ariko kano kanya ndumva nta kintu nshaka kuba namubwira. Uyu musore disi afite agahinda kuko mama we yamutaye, ndetse ntabwo yumva impamvu mama wiwe yabashije kuba yamuta. Uyu musore disi we arashaka kumenya ukuri, impamvu yabyo.
reka uyu munsi agafilime kacu k'uyu munsi tuba tugasoreje hano. Igice cya kabiri ntikizagucike. Kanda subscribe ndetse ugahe na notification kugira ngo igice cya kabiri nikiza uzahite ukibona. Kandi rwose ntibagire gutera comment y'ukuntu wabonye filime yacu. Ciao ciao.